igiterane cy'umwuzuro w'ubuhanuzi, nta bishaje mu bishya, nta bishya mu bishaje. Umugambi w'Imana mu karere k'ibiyaga bigari urasohoye. naho ye wese n'uwese wandura yandure ibihe dore bya bihe nimukanguke bwabubyutse buraje. munyarwandakazi, murundikazi, munyekongokazi, namwe banyamahanga, abagore bahishuwe b'ububyutse tubatumiye mu giterane twabateguriye kizaba kuva ku itariki ya 31 y'ukwezi kwa 10 kugeza ku itariki ya 2 y'ukwezi kwa 11 umwaka w'ibihumbi 2025, kikazabera mu Buholandi Utrecht. Iby'abahanuzi bahanuye kuva kera, dore ngibi mirindi yagira hinda, torero webwe bubyutse buraje. Icyo giterane kigamije gusobanura umugambi w'Imana mu biyaga bigari nk'uko wahishuriwe mwene data Marie Esther Murebwayire. Cyo nimunderaniriza bizera bose, uyu mugambi w'Imana urimo ububyutse muri Afurika hagati, ubwiza bw'itorero rya nyuma n'uko igihugu gishya kizaba kimeze, ndetse no kwitegura gutaha tuva mu mahanga tukazayagarukamo tuzanye ubutumwa bw'ububyutse bufite ibihamya. Gusabye Rwanda, Burundi na Kongo, Yesu ngo bibe umwandu wawe. Tuzasezerera ibishaje twinjire mu bishya nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga muri Yeremiya igice cya 1 umurongo wa 10. Dore ngushyiriye hejuru y'amahanga n'ibihugu by'abami, kurandura no gusenya, kurimbura no kubaka no gutera imbuto. Ejo nk'iki gihe zabwira umwami icyo nsaba. Mu gusezerera ibishaje tuzaba turi kumwe n'abakozi b'Imana b'inararibonye n'abanyepolitiki babibayemo biyemeje kubisezerera ku mugaragaro bagatangiza ibishya. Tuzatangiza kandi Rwanda, umurage utegura amateka mashya muri Kristo Yesu, Ruma mu magambo ahinnye nk'uko byahanuwe n'umuhanuzi Yesaya mu gice cya 43 umurongo wa 18 kugeza ku wa 21, ubwo yagiraga ati: ibya kera ntimubyibuke kandi ibyashize mwe kubyitaho, dore ngiye gukora ikintu gishya, ubu ko kigiye kwaduka ntimuzakimenya. Nzaharura inzira mu butayu, ntembesha imigezi mu kidaturwa. Inyamaswa zo mu gasozi, ingunzu n'imbuni bizanyubaha, kuko ntanga amazi mu butayu ngatembesha imigezi mu kidaturwa, kugira ngo nuhire ubwoko bwanjye natoranyije, abantu niremeye ubwanjye ngo berekane ishimwe ryanjye. Tubahaye ikaze mwese, muhabwe umugisha n'Uwiteka. Umugore umwe wakuwe mu. Ukeneye ibindi bisobanuro wabaza kuri nimero guteranya 33 766 05 50 cyangwa guteranya 41 794 51 80 05. Na Yesu azanye impinduka ku rugamba, twaje intwaro zose z'umwuka ku rugamba, haleluya rugamba ari ku rugamba. Itangazo nshuti bakunzi b'abahishuwe b'ububyutse, ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Aho muherereye hose mwese mugubwe neza, kandi amahoro y'Umwami wacu Yesu Kristo akomeze kubana namwe. Mbazaniye itangazo kubirebana n'igiterane twabateguriye, igiterane muzi, mwumvisha amatangazo, inshuti zacu invitation zabagezeho,
rero ni igiterane twabateguriye twifuza kuzabanamo namwe muri benshi, kizabera mu Buholandi, kikazatangira ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa 10 z'uku kwezi, kikazageza ku itariki 2 z'ukwezi kwa 11. rero muhawe ikaze nanone, muhawe ikaze. Amen. Ndabibutsa rero kugira ngo bigende neza, kugira ngo dukomeze tuzabane neza, ndabibutsaga kwiyandikisha. Niryo tangazo mbazaniye, ndagira ngo mbibutse mwiyandikishe. Wowe wifuza kubana natwe ukaba utari wiyandikisha, bikore vuba. Nawe wabyumvise kuri YouTube, invitation ikaba utarabonye invitation ariko ukaba warabyumvishe kuri YouTube, ukumva ubyishimiye, ukumva wishimiye kubana natwe, ni karibu nawe iyandikishe. Kwiyandikisha biguhesha umwanya cyangwa se icyicaro, kuko ubu murabizi ko turi mu bihe by'imvura nyinshi cyane, imbeho yatangiye kuza. Igiterane ntabwo kizabera hanze, kizabera muri sale. Rero imyanya yo kwicaramo ibiri limite, benshi murabizi. Iyandikishe rero kugira ngo uhabwe icyicaro. Ni mwiyandikisha hakiri kare, kuko ku munota wa nyuma umuntu ashobora kutabona uwo yiyambaza, ushobora kutabona umuntu kwitaba kubera ko imirimo ni myinshi, abantu benshi bazaba bari bahuze mu mirimo yo kwitegura. Rero ndagira ngo tworoherezanye, mwiyandikisha hakiri kare kugira ngo buri wese abe yiteguye neza. Rero ndabashimiye ko mubyumvishe kandi mukaba mugiye kubikora vuba. Yesu abahe umugisha. Reka mbibutse nimero ushobora kunyuraho wiyandikisha, cyangwa se ukaba wabaza ibindi bisobanuro bijyanye n'igiterane. Ushobora guhamagara kuri akamenyetso ko guteranya 33 76 60 55 077. Ndasubiramo, akamenyetso ko guteranya 33 76 60 55 077, cyangwa se ugahamagara ku kamenyetso ko guteranya 41 79 451 85. Ndasubiramo nabwo, akamenyetso ko guteranya 41 79 451 85 0. Mwiyandikishe rero kandi twishimiye kubana namwe, tubahaye ikaze. Yesu Kristo aduhana umugisha. Murakoze. Haleluya. Tugira umugisha rero wo kubana n'umutumirwa wacu. Ntabwo twari duherukanye, bamwita Generali Esther Mumuhanga. Turakwakiriye mu izina rya Yesu. Ntabwo twari duherukanye, turagukumbuye. Yambi cyane nukuri, murakoze kunyakira nanone kuri channel Ishimwe ry'Imana TV no kuri Bohoka Africa TV. Nanjye nari mbakumbuye abakunzi b'Ishimwe ry'Imana TV, ariko ndashima Imana ko muri amahoro. Natwe turaguhobeye mu izina ry'abadukurikiye ndetse n'izina ryacu bwite, turaguhobeye. Imana iguhe. Murakoze cyane. Abarundi nabo baratubwiye ngo tukubwire ngo barakugumbiriye. Nanjye nabagumbiriye cyane. Amen. Nzi ko bagukunda cyane kandi bakunda zanjye cyane. Bakunda no gukurikira Ishimwe ry'Imana cyane rwose. Bajye bakurikirana Bohoka Africa TV. Bohoka Africa TV mujye muyikurikira. Ndagira ngo mbabwire ko iyi Bohoka Africa ni iya Generali Mumuhanga. Mujye muyikurikira kandi no kuri inshuti zanjye mwamaze ukana subscribe, nawe ni umuhe subscribe. Bazaba bakoze cyane. Muzamukoze kandi muzamudufashije kwamaza ubutumwa bw'Imana. Twari turimo tuvuga ngo tumaze igihe tudaherukana, ariko wabaye amahoro. Ndamahoro, ndashima Umwami waturinze. Ubugingo buracyarimo imbaraga, kandi n'umubiri murabona twameze neza, nta kibazo. Umeze neza urakeye.
ndashima Imana rero ko yabanye nanjye mu gihe cyari gishize tudaherukana, ariko yarahabaye cyane, yadutambukije byinshi. Burya ni umurimo ukomeye data aba yakoze. Hari benshi bagiye tubireba, hari abo twashyinguye, hari n'abandi bari kwa muganga badafite ingingo zimwe na zimwe cyangwa bafite uburwayi butandukanye. Rero kuba twe turi amahoro turashima Imana. Hari abari guhumeka umwuka bawugura, ariko twebwe turacyahumeka. Uyu data duhaye ni ukuri ni iby'igiciro cyinshi, duhereje Imana icyubahiro yawe. Gikwiriye n'icyaha. Amen. Twabasuhuzaga rero, reka tumwakire noneho kandi akomeze atangire asenga, hanyuma akomeze tugezaho n'ubutumwa bwose Imana yashyize ku mutima we. Karibu mama w'amahanga. Arakoze cyane, ni ukuri. Reka ntangire dusenga hanyuma tubone gukomeza. Data wa twese mwiza, ibyiringiro byacu bizima, ni ukuri wabanye natwe mu bihe bitandukanye, waraturinze, watanze ingabo nyinshi zirapfa ku bwacu. Mwami Imana tuguhereje icyubahiro, tugushimiye by'umwihariko ko warinze abakunzi baboka Africa TV, warinze abakunzi b'ishimwe ry'Imana TV. Data, abadukunda bose urabarinda, ari abatwanga nabo urabarinda. Turakwinginze Mwami, wakira aya mashimwe. Wabanye n'Abanyarwanda, ubana n'Abarundi, ubana n'isi yose muri rusange. Mwami, abera waraturinze, nubwo Satani ataretse kunaga gutera imijugujugu, ariko warayidusimbukije. Ugenda imbere yacu uraringaniza, bikombe by'uburozi warabimennye urabyubika. Data, turagushima, wagize neza Papa, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Nukuri turashima tubikuye ku mutima. Mwami Data, yataba wowe ataba haribagiranye. Nukuri isuri iba yararenze ku bugingo bwacu, ariko warahabaye. Ndagushimira ko wahabaye kubw'uyu mumama ukurikiye iki kiganiro, ukahaba kubw'uyu mupapa, ukahaba kubw'uyu musore n'umukobwa, ukahaba kubw'abana batoya. Warahabaye kubw'itorero Data, kubwa Satani yashakaga ko umurimo wawe uzima, ariko ushimwe habwa icyubahiro kubwa benshi. Mwami Imana turagushimye. Nyemerera rero Data uyu mwanya ngere mwinginge cyane, tugiye gutangira iki kiganiro. Papa mwiza, niwururukubane natwe, byiringiro byacu bizima, Mwuka wera naganze mu izina rya Yesu. Nyemerera Papa, kaze mw'uyu mwanya, abari wowe Data wivugira. Nyemerera njyewe ngumira mikoro, nurangurura ubwira amahanga, nurangurura ubwira isi yose byo wagambiriye kunyuza muri njyewe. N'abarinjye Papa, nyemerera mbura uboneke mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Nyemerera Data, imbaraga zawe ziganze, tubohoze iki kirere mu izina rya Yesu. Bitavuga Imana byose tubifashe miri. Data, ndagushimiye ko urukiye kubana natwe, ngaho rengerana buri umwe wese ngiye kubana natwe mw'iki kiganiro. Kandi Papa, maze kwifuza k'umutima we, nta icyo agushakaho nakibone. Twamenye neza akabasaba bakwizeye, ubaha ibyo basabye. Mwami Imana ndakwinginze, nyemerera wugururira imigisha buri muntu wese uteze amatwi iki kiganiro, kandi ugiye kugisangiza benshi. Mwami Imana, kigira aho gikura ubwoko bwawe, kigire n'aho kibushyira, kigira ibyo gisenya, kigira ibyo byubaka. Mu izina rya Yesu ndakwinginze Papa, ndagushimiye kubikoreye kwiyubahisha. Ndagushimiye Data mwiza, kuzuka abana natwe kugeza kudusoje. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro, ni mu izina rya Yesu Kristo twizeye kubikoze. Amen. Imana ibampera umugisha cyane wowe wemeye gukurikira kino kiganiro.
reka nkwifuriza umugisha w'Imana, Data wo mu ijuru aguhe amahoro atanga ibyo byose, atongeraho umubabaro bikugereho. Nongeye kandi gusuhuza abanyarwanda, inshuti zacu muri mu gihugu no hanze yacu, nsuhuje kandi abarundi inshuti zanjye, mwese inshuti z'ishimwe ry'Imana TV, aho muri mwaba muri mu gihugu cy'u Burundi cyangwa hanze yacu, yambi cyane muri mu bihugu bitandukanye, mwese ndabayambiriye. Nsuhuje mubyeyi wacu nkunda cyane Pastor Esione, nkunda kumusuza mu biganiro byanjye byose, mufata nk'icyitegererezo, papa wo mu mwuka, mu yandi magambo. Imana imuhereze umugisha kandi mwagure, komeza ibungabunga ubuzima bwe n'ubw'umufasha we n'abanyu, mwese ndabayambiriye cyane. Nongeye gusuza umuntu witwa Niyo Buhungiro Ahoni, nawe ari muri Canada, Imana imuhereze umugisha. Bosco i Burundi, Didasi na Delphine, urugo rwiza rusha, Data abagereho kandi abatinde. Gurupe abasirikare ba Kristo mwese yambi cyane, muri benshi, ndabakunda mwese, mwese ndabakunda. Imana y'amahoro ikomeze ibabe hafi. Uyu munsi mfite message zireba buri muntu wese, nabane buri muntu wese kandi buri mukristo wese, buri munyafrika wese, aho uri mu mpande enye zose z'isi zitandukanye. Unyemerere untize amatwi yawe n'amaso, hanyuma dufashanye dusangire ubu butumwa kandi tubusangize benshi. Imana irakumpera umugisha. Mu butumwa dufite hakubiyemo igice cy'umuburo ku bakristo, ku bahanuzi, hakubiyemo igice cy'umuburo na message mu by'ukuri Imana yampaye kuri Dawidi. Iyo mvuze Dawidi, muri Afrika hagiye kubaho ba Dawidi benshi mu bihugu bitandukanye, muri bohoka Afrika cyangwa mu bubyutse bugiye kuba muri Afrika yose. Ariko Dawidi mvuga uyu munsi ni Dawidi wo mu gihugu cy'u Burundi, niwe mfite message ye. Hanyuma kandi mfite message y'abantu mufite igitaramo kizabera muri Hollande. Igitaramo kizaba ku itariki ya 31 kugeza ku itariki 2. Iki gitaramo namwe mfite message yanyu kubagiteguye. Mwese Imana y'amahoro ibaha umugisha kuza kumvira umwuka. Data wo mu ijuru ashimwe cyane ko yemeye gukurikira iki kiganiro nawe ukamwumvira. Aha turasoma ijambo ry'Imana, turaza gusoma ijambo ry'Imana. Nta message n'imwe njya ntambutsa Data tabantumyeho binyuze mu ijambo ry'Imana. Ntabwo muzakutuma cyangwa muzumva nkunda kuvuga indimi suko tutazivuga, ariko Data yantumye mu ijambo rye, ampa message zo kubagezaho, ambwiye gukoresha ijambo, kandi iyo yantumye ampa n'ibyo mbabwira binyuze mu ijambo. Niyo mpamvu mbere na mbere yuko tuza kutambutsa izi message, turabanza dusoma ijambo ry'Imana mu bice bitatu. Hari message ya Dawidi ninyigeraho, turasoma ijambo ryayo. Message y'icyo gitaramo cyangwa igiterane cyo muri Hollande, nacyo iyo message iraba ihuje n'iy'abahanuzi bose muri rusange. Imana iduhana umugisha. Rero reka duhere kuri message y'abahanuzi. Twese nanjye birandeba, kubera ko nanjye ndi umuhanuzi, niyo mpamvu mvuze ngo twese. Ni message tureba twese, turayisanga mu gitabo cy'ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana, ni igice cyaho cya 18 n'igice cya 19. Dusome mu izina rya Yesu.
turasoma Yohana igice cya 18 duhereye ku murongo waho wa 36 tuze kugera ku murongo wa 40. Hanyuma reka dusome mu izina rya Yesu. Yesu arabasubiza ati, ubwami bwanjye si ubw'iyi si. Iyaba ubwami bwanjye bwari ubw'iyi si, abagaragu banjye baba barwanye ngo ntahabwa abayuda. Ariko noneho ubwami bwanjye si ubwino. Pilato aramusubiza ati, noneho ga uri umwami? Yesu aramusubiza ati, wakabaye ubimenya ko ndi umwami. Iki nicyo navukiye kandi nicyo cyanzanye mu isi, no kugira ngo mpamye ukuri. Ukuri wese yumva ijwi ryanjye. Pilato aramusubiza ati, ukuri ni iki? Amaze kubivuga atyo aherako arasohoka ajya aho abayuda bari arababwira ati, njyewe nta cyaha mubonyeho. Icyakora mufite umugenzo ko mbabohorera imbohe imwe mu minsi ya Pasika. Mbese murashaka ko mbabohorera umwami w'abayuda? Ariko bongera gusakuza bati, siwe dushaka, ahubwo utubohorere Baraba uwo yari umwambuzi. Utubohorere Baraba uwo yari umwambuzi. Twakireneza ijambo ry'Imana. Yesu nashimwe cyane inshuti z'umusaraba, ngo Yesu arababwira ati, njyewe ntabwo ndi umwami w'isi. Ati, iyo mba umwami w'isi, abagaragu banjye baba barwanye ntabwo bari gutuma bamfata, ntabwo nari gushyirwa muri aya maboko y'aba bagome bamfashe. Ntabwo abagaragu banjye bari kwemera ko bamfata, baba barwanye. Iyo njya kuba umwami w'isi, Mana itugirire neza. Yavuze ngo ntabwo ndi umwami w'isi. Mana ijya kuma iyi mesaje, yambwiye ngo mbwire umuntu wese witwa umuhanuzi, umuntu wese wiyumva ko akorera Imana, irambwira ngo nkwibutse ngo umwami wakurikiye, umwami uri gukorera ntabwo ari umwami w'isi. Hanyuma urekeraho gukora nk'uw'isi, urekeraho gukunda iby'isi, urekeraho gushaka indamu zo mu isi, ukore nk'uwakurikiye umwami utari uw'isi. Kuko umwami w'isi akora nk'ab'isi, agakunda iby'isi, kuko aba mu by'isi, iwabo ni inaha. Ariko Yesu Kristo we abwira Pilato, aramubwira ngo ntabwo ndi umwami w'isi. Mana itugirire neza. Yesu aramubwira ngo ubwami bwanjye si ubwino. Mana yacu ishimwe. Mana yambwiye ngo mbabaze ngo muri gukorera ubuhe bwami, ubw'inaha mu isi cyangwa se bwo mu ijuru. Mana itugirire neza. Bahanuzi benshi bari guhanura kugira ngo bibonere amaronko, bari guhanura bitwaje izina ry'Imana kugira ngo bakibiguzi. Bahanuzi benshi bari guhanura, bari kwisanisha n'abanyamahanga. Mana itugirire neza. Data yambwiye ngo mukore uyu murimo nk'abatarabinaha, mukorera umwami utari uw'isi. Niba muvuga ko kuko mwakurikiye Kristo umwami n'umukiza, umwami utari uw'isi, mwe kwisanisha n'ab'isi, mwe kwikorera imitwaro y'iby'isi, muyishyire hasi, mwikorera umusaraba, mukurikire Yesu. Mana itugirire neza. Yambwiye ngo abagiye gukora nk'abinaha, igihe kirageze mukagaragara ko muri abinaha, kuko igihe cyo kubabazwa kw'abahanuzi kirageze.
Mana yambwiye ngo igihe cyo kubabazwa kw'abahanuzi kirageze, igihe cyo kurenganywa kirageze, igihe cyo kujya mu magereza kirageze. Niyo mpamvu data yambwiye ngo mbibutse ku mwami mukorera atari uwo mu isi, mukomere ku kuri. Yesu yaravuze ngo ukuri niwe uzumva ibyo mvuga, ukuri. Pilato akibaza ngo ukuri ninde, ukuri ni iki? Ngarasohoka arabwira ngo njyewe nta cyaha mubonyeho. Oh haleluya. Mana yambwiye ngo mubwire igihe kirageze, ambara imbaraga, kuko kurenganwa ko mugiye kurenganwa. Magereza arafunguye ku bahanuzi. Mana tugirire neza, arafunguye, imfugi zigiye kuza, ariko uramenye ntiwihakane Kristo. Uramenye igihe cyawe cyo kwemererwamo n'iki, ntiwihakane Kristo. Wibuke ko wakurikiye atari uw'inaha mu isi. Numwihakana azakwihakana imbere ya data. Igihe cyo guhamya kuri umukristo by'ukuri ni iki ngiki. Data yambwiye ngo ibi nimbibabwira ntimugire ubwoba, ahubwo mwambara imbaraga. Ni igihe cyo guhamya Kristo. Mana yacu ishimwe, kwije kubambika izindi mbaraga zidasanzwe kugira ngo uhagarare udatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Mana tugirire neza. Mana yambwiye ngo abahanuzi mugiye kurwanwa ku buryo bukomeye. Satani yohereje ingabo nyinshi zigiye kubarwanya. Icyambere, benshi mwamaze gutangira kumva muvugwa hanze umuhanuzi w'ikinyoma, wa murangi niwe uri kugenda avuga ngo wowe uhanura by'ukuri uri umurangi. Mugiye kwitwa abarangi. Umuntu akwita umurangi kuko afite umwuka w'abarangi waje gusenya imbaraga z'Imana. Ariko ntuzagira ubwoba cyangwa ucike intege, mbese ubuzwe umurimo n'ayo magambo Yesu yakuvuzeho bataravuga. Niba kwita umurangi uzakorere Yesu waguhamagaye, ntabwo izina ry'uburangi rizakujyaho, ntabwo umwuka w'uburangi uzahita ukujyaho kuko bakwise umurangi. Komeza umurimo. Ntabwo Sanibalati na Tobiya na Geshemu bigeze babuza Nehemiya kubaka inkike z'i Yerusalemu. Ndagira ngo ngutangarize ngo ambara imbaraga, ambara imbaraga. N'iki gihe nicyo gihe cyawe cyo gukora, nicyo gihe cyawe cyo kwemererwamo. Niba kwita umurangi, korera Imana, usengere data mukuri no mu mwuka. Izo mbaraga uzazisenya, bazabivuga bigusige. Ukorera Imana, icyo waharaniye uzakibona n'ikamba ry'ubugingo. Mana tugirire neza. Abo bagiye kubatega ibico, ariko data yambwiye ngo kurya Yesu yaburiraga hagati muri barata. Bana b'Imana bagiye kujya babahiga bababone. Imesi nyuma yanyu hari intasi, hari za maneko. Ariko niba ukorera data mukuri no mu mwuka, ukaba uzi ko ari we wagutumye, ambara imbaraga, uzajya uburira hagati muri bo. Kandi ikindi data yambwiye ngo bahanuze, muri guhanura ku bihugu, muri guhanura ibiteye ubwoba. Reka mbivuge gutyo, ariko ubizi neza ko ari data wagutumye. Irinde kwitaba telefone zose ubonye. Mana tugirire neza. Mana yambwiye ngo hari amatelefone mugiye kwitaba ari igico babateze. Mana irambwira ngo wirinde telefone ugiye kwitaba, jubanza usenge. Umuntu nakubwira ngo mugiye ashaka musengana, mujubanza wowe ubwawe usenge ubone kumusengera. Umuntu nakubwira ngo muhure, mwirinde ingendo zo guhurana n'abantu mutazi. Umuntu nakubwira ngo aje kugusura, banza usengera uwo muntu. Mwe muhubuka, mugire ubwenge. Mana tugirire neza, mugire ubwenge. Data arabatumye biteye ubwoba, ariko namwe mumukorere mufite ubwenge. Mana tugirire neza, si biteye ubwoba n'abantu ntibabyumve ngo ni biteye ubwoba, nuko data agiye kubikora. Nuko
nuko agiye kubikora ntago bituma yavuze ko nta kizaba atatumenyesheje. Kuki mudashaka kumva ibigiye kuba? Nibyo bigiye kuba, mureke babivuge hanyuma namwe mubirindire. Imana itugirire neza. Ariko bahanuzi mugire ubwenge, mugire ubwenge. Data bashizeho uburinzi ariko namwe mugire ubwenge. Mana irambwira ngo mbabwire abantu umuntu guhamagara ngo musengane. Abarangi bagiye kubahamagara ngo bazinye impano zanyu. Abaframaso bagiye kubahamagara ngo bazinye impano zanyu. Muri kwishimira guhamagarwa n'abadiaspora. Abadiaspora nshuti zanjye ndabakunda cyane, ariko hari ababivanzemo b'abaframaso, hari aberiminata bari kuvangavanga ibintu ku isi. Aba bantu bagiye kubahamagara. Ndashaka kukubwira ngo muhanuzi uhanura data mu kuri no mu mwuka, reka mubwira ngo gira ubwenge. Umuntu guhamagara ubanza ufata ibihe byawe byo gusenga. Kuki uri gusengana n'imyuka mibi? Wumva nta kenge byibura ko kubanza kubaza Imana. Reka mbabwire, Yosuwa yarahubutse. Yosuwa yarahubutse ageze i Kanani. Arangije guhubuka yemerera abanyamahanga kwivanga nabo. Byatugizeho ingaruka, byagize ingaruka ku Bisiraheli. Mari tugirire neza. Byagizeho ingaruka, yegeranye isezerano n'abanyamahanga atabizi, bamwiyoberanyijeho. Abigibiyoni baraje biyoberanya kuri Yosuwa, baza ngo bambaye inkweto z'ibicocero azacitse, imyenda yashaje barayiciye ubwabo, bazana imitsima babitse yatoye uruhumbu kugira ngo bamenyekanishe ko ari bene wabo w'Abisiraheli, ariko bashaka kubihishamo. Nuwazaza yigize mwiza babaye rwose wumva gukeneye, uzamugirira impuhwe, ariko banza ugira ubwenge. Mana itugirire neza. Mana yongeye ari imbaraga nyinshi zigiye guhamagara abahanuzi, kuko bamaze kubona ko ari ibyo muri kuritura, bamaze kubona ko muri gusenga Afurika ikagera aho igera, bamaze kubona ko hari izindi mbaraga ziri mu masengesho. Satani ari kubibona ko igihe cye kigeze. Niyo mpamvu n'abashizeho uburyo bw'uburiganya, ashizeho uburyo bwo kunyaga ubwoko bw'Imana. Ariko Mana irakuburiye umunsi, gira ubwenge. Bahanuzi mugire ubwenge. Mana itugirire neza. Mana irambwira ngo mwirinde imitima yanyu kurusha ibindi byose birindwa. Data tugirire neza. Ubutumwa afite ku bahanuzi nubwo kubabwira ngo mwirinde, mugire ubwenge kandi mushishoze, mugire amakenga kandi mubaze Imana muri byose. Mana itugirire neza, iguhereze umugisha wowe wumvishe ubu butumwa. Reka mwira Abanyafurika, Imana irashaka uko muba maso mugasengera Afurika. Mana igiye gusuka ububyutse muri Afurika, byabidusezeranije. Yatubwiye ko ari ububyutse, ariko ubu bubyutse bugiye kuza. Igihe cyabwo kirashitse, ububyutse bugiye kuza. Reka mbabwire, Imana irambiwe akagasuzuguro k'abadayimoni. Imana irambiwe agasuzuguro k'abadayimoni. Imana irakarambiwe. Hari abantu bavuga ngo Imana ni nyembabazi, ntabwo izaguma ibirebere gutyo, tuzabikora itureka. Iwe Mana nibyo pe, ni nyembabazi, ndayikunda, ni umubyeyi mwiza, ariko iranaraka. Igifata umwanzuro, ntabwo izaremera abakomeye bari kurebera ubutinganyi, ntabwo bishoboka. Ntabwo izarebera abakomeye bari kurebera abantu bicana, abari kurema amacakubiri, barimo biremyemo Abahutu, Abatwa n'Abatutsi. Ntabwo bishoboka. Ntabwo izarebera Afurika irimo iguma yangirika gutya, ntabwo bishoboka. Reka mbabwire, Mana igirakara kandi nibyo igiye gukora. Iyo birebera yari kureka Sodomu n'Igomora ntiharimbuke, yari kubireka
uyu ni umwuka w'ubutinganyi uri mu isi, ni umwuka wa Satani udashaka ko abantu bororoka, kuko Imana yavuze ngo mwororoke. Niyo mpamvu Imana yaremye umugabo n'umugore, yagira ngo bareme umuryango. Ntabwo yigeze ivuga irema Adamu ngo imuremere umusore mugenzi we, yamuremeye umugore. Niyo mpamvu yari mu Sodomu n'Igomora. Ntabwo izabura kurimbura abatinganyi, izabura kurimbura abaperezida bashyigikiye ubutinganyi. Ndabivuze, ntizabura kurimbura ibihugu, abakuru b'ibihugu bazemerera ubutinganyi bagasinyira isezerano, ntizabura kubarimbura. Ntabwo izashyigikira akarengane k'umunyafurika, ntabwo izabura Yesu ngo ageze mu rusengero ngo asanga bacururizamo. Urusengero warugize iguriro. Reka mbabwire bene data, insengero zacu ni imibiri yacu, ni imibiri yacu. Ntabwo Yesu aguma arebera ngo yazanye ibiboko arakubita. Igihe cyo kuzana ibiboko kwa Yesu kirageze. Muri Afurika kirageze, Banyarwanda kirageze, Barundi kirageze, Bakongomani kirageze, East Africa kirageze. Yesu agiye gufata ibiboko akubite inkozi z'ibibi, abicanyi, akubite abinda nini bikunda, batareba agaciro k'umunyafurika, badashaka kugeraho gutuma ari umunyafurika. Igihe cyageze, Yesu yabirambiwe. Ntabwo yamarira abanyafurika barize azakomeza gutya. Reka mbabwire, kirageze kandi kirasohoye ku bubyutse bw'ukuri, bubyutse muri Afurika. Imana yavuze ko igiye gusuka muri Afurika bushitse, bugiye kuza. Reka mbonereho gutanga iyi message ya bene data bazakora iki gitaramo n'ejo bundi ku itariki 31 z'ukwa 10 kugeza ku itariki 2 z'ukwa 11 bariyumva. Imana imfashe muze gusangiza iki kiganiro cyane kugira ngo aba bantu bari muri Hollande baze kubyumva. Imana ibampera umugisha. Ndagira ngo mbasomere message yabo muri Bibiliya data yampaye. Turayisoma mu gice cya 19 mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana. Turahera ku murongo waho wa 17. Nuko bajyana Yesu, arasohoka yikoreye umusaraba, agera ahantu yitwa Inyabihanga, mu Ruheburayo hitwa Igorogota. Bamubambanaho n'abandi babiri hirya no hino. Yesu ari hagati. Pilato yandika urwandiko arushira ku musaraba, rwanditseho ngo Yesu w'i Nazareti, umwami w'Abayuda. Urwo rwandiko benshi mu Bayuda bararusoma kuko ahantu babambye Yesu hari bugufi bw'umurwa, kandi rwari rwanditse mu Ruheburayo no mu Ruroma no mu Rugiriki. Nuko abatambyi bakuru b'Abayuda babwira Pilato bati, ntiwandike ngo umwami w'Abayuda, ahubwo wandike uti yiyise umwami w'Abayuda. Pilato arabasubiza ati, icyo nanditse naraca, icyo nanditse nacyanditse. Mana yacu ibahereza umugisha. Twakire neza ijambo ry'Imana. Nshuti z'umusaraba, bene data muri icyo gihugu kandi muzajya muri icyo giterane cya Hollande, ndagira ngo mbabwire ngo data yambwiye ngo ntimugire ubwoba, ntimukuke umutima. Naho muri kubona ibitero byinshi, ndi kuvuga ku bateguye iki gitaramo, ntambara ntizibura. Yambwiye ngo ari kumwe namwe kandi yarabashigikiye, kandi iki gitaramo kizaba ndetse kizagera ku ntego zatumye mugitegura. Kabiri,
yambwiye ngo mbabwire ngo ibishashagirana byose ntabwo ari zahabu. Yambwiye ngo hajemo abaje mu gitaramo by'ukuri bazafashwa b'umumaro, hajemo abanyamakuru, hajemo intasi. Ndavuze ngo hajemo abanyamakuru, hajemo intasi. Mana itugirire neza. Ariko Imana irambwira ngo nubwo haje abanyamakuru hakaza intasi, niyo mpamvu y'iri jambo twasomye. Imana yavuze ngo icyo yanditse yaracyanditse, umuhamagaro mufite ntabwo mwihamagaye, ni Data wabahamagaye, kandi ibyo yabatumye nibyo muri gukora, arabashigikiye. Yambwiye ngo uko Yesu yaburiraga hagati muri bo niko namwe azabahisha. Ikindi yambwiye ngo uko Pilato yarebaga Yesu yakumva uko yisobanura akamuburaho icyaha, niko izi ntasi n'abanyamakuru bazabura ibyo bavuga. Bazabura ibyo bavuga. Ndagira ngo mbatangarize ngo bazaza gutata, ariko bazataha bavuga ngo nta cyaha tubabonaho. Mana itugirire neza. Nta cyaha tubabonaho. Ibyo baje gushaka mu yandi magambo ntibazabibona, kandi Imana irabashigishiye. Ikindi irabahishe. Mukomeze umurimo, ubwoba ntibushire. Ikindi Data yambwiye ngo mugire ubwenge. Abantu mwese muzagira icyo muvugira muri iki giterane. Data yambwiye ngo abahaye ubundi bwenge, ariko namwe musaba ubwenge kandi mumenye ibyo muvuga n'ibyo kureka. Data tugirire neza. Mana y'amahoro ibasange kandi ibamenyeshe ukuri kw'ijambo ryayo, cyangwa kw'iyi message. Yambwiye ngo mugire ubwenge. Data wo mu ijuru ari kumwe namwe, arabashigikiye, ariko namwe mugire ubwenge. Mana y'amahoro ibampera umugisha, muzagire igitaramo cyiza, ibihe byiza aho muherereye mwese. Message yanyu nari mfite niyo ngiyo. Data yambwiye ngo icyo yanditse yaracyanditse, ibyo yanzuye yarabyanzuye, ibindi ntibibatera ubwoba. Reka tuyusome twihuse message ya Dawidi, hanyuma dusoze n'iki kiganiro, tugere ku musozo. Turasoma muri Samweli wa 2 ibice byaho ni 7, turahera ku murongo wa 8, hanyuma dusome mu izina rya Yesu. Nuko umugaragu wanjye Dawidi umubwire uti, uko ni ko Uwiteka Nyiringabo avuze ati, nagukuye mu rugo rw'intama, mu rugo rw'intama no mu bwungeri bwazo, ngube umutware w'ubwoko bwanjye bw'Abisiraheli. Kandi nabanaga nawe aho wajyaga hose, nkarimbura abanzi bawe imbere yawe, kandi nzaguha izina rikomeye nk'amazina y'abakomeye bo mu isi. Kandi nzatoraniriza ubwoko bwanjye bwa Isiraheli ahantu hahashinge, bahature habe ahabo bwite, batazimuka ukundi. Kandi abanyabyaha ntibazongera kubaburabuza nk'ubwa mbere, ubwo nategekaga abacamanza gutwara ubwoko bwanjye bwa Isiraheli. Kandi nzaguha ihumure, kandi abanzi bawe nzaguha ihumure ku banzi bawe bose. Ndetse Uwiteka arakubwiye ngo azakuremamo umuryango. Kandi iminsi yose nigera ugasinzira na ba sogokuruza bawe, nzimika umwana wawe wibyariye akuzungure, kandi nzakomeza ubwami bwe. Mana itugirire neza.
nuko uwo niwe uzubakira izina ryanjye inzu kandi nzakomeza intebe ye y'ubwami bwe iteka ryose. Imana yacu tugirire neza. Reka iyi message tuyitangire rimwe dusoza tuyifatanye n'irindi jambo ry'Imana naryo riri muri Samweli wa mbere ibice bya 23 ko yose ni message ireba Dawidi ibice 23. Turasoma duhereye ku murongo wa 9. Dawidi amenya ko Sawuli amuhigira abwira Abiyatari umutambyi ati zana hano efodi. Nuko Dawidi arasenga ati Uwiteka Mana ya Isiraheli, umugaragu wawe numvise ko Sawuli yenda gutera i Keyila no kuyirimbura babampora. Mbese abo bantu b'i Keyila bazamumpa? Niko Sawuli azamanuka nk'uko umugaragu wawe numvise? Uwiteka Mana ya Isiraheli, ndakwinginze bwira umugaragu wawe. Uwiteka aramusubiza ati azamanuka. Dawidi aherako arababaza ati mbese ab'i Keyila bazantanga n'abantu banje mu maboko ya Sawuli? Uwiteka aramusubiza ati bazagutanga. Nuko Dawidi n'abantu be 600 barahaguruka bava i Keyila abajya aho bashoboye hose. Hanyuma babwira Sawuli ko Dawidi yacitse akava i Keyila arorera gutabara. Bakire neza ijambo ry'Imana. Nshuti z'umusaraba, iyi ni message ireba Dawidi ubwe ni umuhanuzi. Dawidi kandi ubwe azi ijambo ry'Imana, naho iyi message ntayisobanura. Dawidi yayumvishe, ariko ndashaka kuguha message Imana yampaye. Yambwiye ngo nubwo byagenda gute, naho bakurwanya gute, icyo yanditse yaracyanditse, ubwami bwawe azabukomeza. Kandi yambwiye ngo ugire ubwenge, yambwiye ngo wirinde. Mana itugirire neza. Ndashaka kuvuga ibi bintu uko Imana yabimbwiye. Yambwiye ngo Dawidi mubwira akomeze kwirinda, agira ubwenge, areke kwizera abantu bose, akomeze gusenga, akomeze kwera, kandi akorane umwete, agira ubwitange, kandi akomeze akunde abanyagihugu. Mana itugirire neza. Dawidi Imana irambwira ngo ahantu uri, ndashaka kuvuga ngo ahantu uri winde kuhaba igihe kinini. Birashoboka ko ahantu uri ntabwo nzi igihe uhamaze, ariko Imana irambwira ngo uku Dawidi yabwiwe ngo Sawuli aramanuka, ndetse ab'i Keyila bazamutanga. Imana yambwiye ngo ahantu hose, bivuze ngo birashoboka ko ukwezi waba uri aha ariko gutaha ukaba uri ahandi. Imana iguhe ubwenge bwo kumvira ijambo ry'Imana. Ikindi, mu bantu muri kumwe harimo abanyabwoba, bashobora gutinya bagatanga amakuru kubera ubwoba. Imana yambwiye ngo we kwizera abantu bose, si uko aba bantu atari abizerwa, ahubwo ni abanyabwoba. Hari igihe kimwe Gideyoni ari kujya ku rugamba ngo yari afite ingabo nyinshi, ariko Imana iramubwira ngo izo ngabo ni nyinshi cyane, ngo abajyana ku kagezi. Data tugirire neza. Abajyana ku kagezi, ngo Imana ibageragereze ku kagezi, hanyuma irebe abakwiye kugendana na Gideyoni by'ukuri. Ngo bamwe banywesha umunwa baje bagira nk'imbwa, abandi banywesha ibiganza. Abo ni Imana yambwiye ngo gendana nabo. Imana yambwiye ngo rero abantu bose sabo kwizerwa, kandi Imana irambwira ngo ugire amacenga. Ntabwo ukwiye kwizera umuntu 100%, kuko harimo abagutanga nk'uko ab'i Keyila bagombaga gutanga.
Dawidi. Niyo mpamvu Dawidi ngo yafashe umwanzuro abangurika amaguru Keila ngende maze kugenda. Sawuli amaze kumenya amakuru Imana amaze kumenya amakuru ko Dawidi yagiye yavuye Keila ngo areka gutera abi Keila. Ntabwo Sawuli uyu muhanganye azatinya ko abari abanyagihugu kubica ko yabarimbura nkuko Sawuli Imana yari yavuze ngo aba yabica akabarimbura Keila yose akabica akabarimbura. Bivuze ngo uwo yashikira akamenya ko muri kumwe mufitanye amabanga cyangwa muri gukorana nta kabuza ko agomba gupfa. Niyo mpamvu mukwiye kugira ubwenge, niyo mpamvu mukwiye kubaho mufite amakenga kandi mugasenga muri buri kimwe cyose mukabaza Imana. Datarusheho kubasobanurira, ndabizi uri kumwe n'abahanuzi, nawe uri umuhanuzi ubwawe. Imana irusheho kugusobanurira iyi message. Dawidi naha dusoreje ubutumwa bwacu uyu munsi. Mbwira abantu ngo mufite ibibazo bitandukanye mugire kwizera Yesu aracyabakunda, aracyahari, kandi muharanire kumukoraho nkuko wa mugore wari umaze imyaka 12 arwaye yabyiganye agakora kuri Yesu agakira. Nawe uharanire kugenda usingira gukora kuri Yesu. Mani bampera umugisha. Imana nuyishaka numwe tuzayibona. Ni Imana y'urukundo, ni Imana itwitaho, ni Imana itumenyera byose, niyo kwiringirwa. Biringiye abantu baba barabatengushe babakojeje isoni ariko ntigihemuka ntikoze isoni. Shalom shalom. Shalom shalomeka. Amen. Imana iguhe umugisha kuri message utambukije mu byiciro nka 3 numvise. Ariko kandi niba hari ikindi wakongeraho cyongereho, niba ntacyo uratanga nimero ya telefoni hanyuma usenge dusoze. Kuri message Imana yampaye ntabwo njya nongeraho cyangwa ngo ngabanye. Niyo mpamvu mbasoje. Icyo nababwira nuko mbakunda cyane kandi nukuri nzakomeza kubakunda nubwo Yesu abakunda kundusha. Reka mbahe nimero zacu za telefone, wanazibona muri iyo screen ukanze ku kiganiro cyabo ka Africa TV. Ariko reka nayibahe nawe ushaka ko tuvugana, ari byo ushaka kumbaza cyangwa ko dusengana cyangwa ko tubana muri groupe abasirikare ba Kristo. Ni 0789330736. Ni MTN bakuri WhatsApp, wanayihamagaraho nta kibazo. Nimero ya groupe ni 0739573670. Iyo nayo bayitubonaho, iba no kuri WhatsApp. Hose usangaho General Esther Mumamahanga. Ibisigaye tuzabivugana wampamagaye. Nta muntu ntitaba, nta n'ikibazo ndasubiza. Mwese ni karibu, ndabakunda cyane. Ngira ngo twasenga abaye nta kindi. Reka nsabe abantu mwese ufite ikibazo gitambiye, mufite ibibazo bitandukanye ariko ufite ibikugoye, wumva uyu mwanya twasengera. Nta na kimwe data atazi kuri wowe, ahubwo wowe zamura kwizera kwawe. Rata twisengera Imana. Ni Imana twabonye ikora, ni Imana twabonye igira ibyirema ikabikomeza, ni Imana ikiza indwara. Reka nkubwire, zamura kwizera. Ni Imana igusanga ahandi ubona byarangiye ariko yikaza ikabitangiza. Gira kwizera, girira papa icyizere. Reka nkubwire,
abantu hari baragutaye uri kwireba ukabona uri wenyine, ukabona uri mu ruziga wenyine, ariko reka nkwibutse impamvu uri kubona uri wenyine ni ibibazo byakurenze wowe ubona udafitiye igisubizo, ariko girira Yesu icyizere, uwo ni we wenyine utajya gusiga mw'ibyo bibazo urimo. Nyemerera dusengane iri sengesho. Data wa twese mwiza, mubyeyi udukunda, turagushimiye papa ko wabanye natwe muri iki kiganiro, tukuzamuriye ibiganza tuguheza icyubahiro, gutambukije ibyo washimye kutunyuzamo. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Nyemerera datuhereza umugisha buri muntu wese wakurikiye iki kiganiro akaba agiye kugisangiza abandi benshi. Nyemerera kandi uhereza umugisha umuntu wakoze subscribe ndetse n'ugiye kuyikora none. Nyemerera kandi papa mwami mwiza uhereza umugisha umuntu wese ukunda Kristo, akaba azi ko ari umwami n'umukiza we, akaba azi ko ari we mutabazi. Papa uyu nguyu ngo yahawe ubasha bwo kwitwa umwana w'Imana. Nyemerera uhereza umuntu wese umugisha wumvisha iri jambo agashaka gukizwa, akumva afite ishaka n'inyota byo kukumenya, akakira Kristo nk'umwami n'umukiza. Nyemerera data bariho kumubohora izi ngoyi z'ibyaha, mwama amaraso Yesu amwoze, yongera amweze amutunganye mu izina rya Yesu, amazina yandike mu gitabo cy'ubugingo. Nyemerera papa n'uyu wumvaga iki kiganiro arimo arabivangavanga cyangwa yaraguye, mu izina rya Yesu wongere kumwambika imbaraga, yongere kubyuka, yongere ashinga ibirenge bikomere mu izina rya Yesu. Mwama akomeza urugendo. Twamenye neza ko abazimana yabo bazakomera, bamara gukomera bagakora iby'ubutwari. Papa turakwinginze mu minsi ya none iruhiza abagenzi, twambika imbaraga, ambika imbaraga abapapa, zambika abamama, zambika abasore n'abakobwa mu izina rya Yesu. Ndakwinginze papa bana batoya bazamukire mu gakiza mu izina rya Yesu. Tunanisha imbaraga zose z'umwijima zirwanya ubwoko bwawe. Daniel yarabivuze ngo mw'icyo gihe abantu bazaba bakunda ibibasheshengera, bazaba bakunda bimwe babasheshengesha. Ahari barashaka viza, ahari barashaka amayetaje, bafite irari ry'ibyinshi. Hayiwe ngo Satana azabagusha, habera n'abakomeye. Data kwambika imbaraga, kwambika imbaraga. Nyemerera buri muntu wese asengere data mu kuri no mu mwuka. Nyemerera papa ukomeza abana bawe. Nyemerera byiringiro bizima, dusabye imbaraga z'umwuka wera. Reka Pentekote yongere kuba mu isi hose, yongere kuba muri Afurika, yongere dusukire mu byose mu izina rya Yesu. Urera urakiranuka, ushoboye byose papa. Ndagushimiye kuze kugota ubwoko bwawe. Nyemera rero data uyu mumama dusenganye, n'uyu mupapa dusenganye, n'uyu musore dusenganye, n'uyu mukobwa dusenganye, bafite ibibagoye byinshi mu izina rya Yesu. Ukiza abarwayi barimo mu izina rya Yesu. Reka bakire gukira bavuga amashimwe kuri uwera, kuri nyiri imirimo ikomeye n'ibitangaza. Reka bafite amadeni wishurira amadeni mu izina rya Yesu. Twarakubonye wishura amadeni, tukubona wishura inzu, tukubona ugaburira abantu, tukubona wambika bambaye ubusa. Twarakubonye papa bagurutsa bari mu tuga, twarakubonye ukura abantu ku mwuka bayishura mwami bagakira. Twarakubonye ukiza urushwima, twarakubonye ukiza sida n'amakanse, twarakubonye ukiza amahepatite, twarakubonye papa, twarakubonye urakora n'anyuma ngeze ugakora. Shimwa kuri Imana itabara utagishije inama, shimwa da
oh haleluya ndagushimiye byiringiro bizima ndagushimiye ko buri wese umugezeho kandi papa ukaba ugeze no ku kibazo cye haleluya shimwa kuri Imana isumba ibidusumba ukabicisha bugufi ndagushimiye ko ukojeje isoni byishira hejuru y'ubwoko bwa ndagushimiye kuko isoni ibyishira hejuru y'itorero ryawe Kristo ndagushimiye papa zina ryawe nirihabwe icyubahiro ndagushimiye kugeza no mu kiriya giterane akaba ari wowe wageze namukahagera ugasoza ibyo wagambiriye ndagushimiye data kugeze muri Afurika kugeze mu Rwanda iwacu kugeze i Burundi kugeze i Kongo kugeze hose mwami bikamenyekana ko abanyafurika twasenze ko twanze ubukoroni ko twanze uburetwa mu izina rya Yesu ndagushimiye ko wumvisha aya mashimwe ndagushimiye ko wagurukije intwari ndagushimiye data ndagushimiye ko hari awuhagurukije n'intwarane ndagushimiye byiringiro bizima zina ryawe nirihabwe icyubahiro urakoze papa mwiza ngaho komeza ubane natwe kandi uganze none n'iteka ryose mu izina rya Yesu Kristo amen 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 shalom 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 Conférence d'accomplissement de la prophétie. Rompre définitivement avec le passé, se tourner résolument vers l'avenir. Le plan de Dieu pour la région des Grands Lacs africains est en train de se réaliser. Tu es celui qui ouvre les yeux des aveugles. Tu es celui qui change les vies. Rwandaises, Rwandais, Burundaises, Burundais, Congolaises, Congolais, et vous toutes et tous, habitants dans divers endroits de la planète. Nous, les femmes révélées du réveil, avons l'immense joie de vous inviter à une conférence spirituelle prévue à Utrecht, aux Pays-Bas, du 31 octobre au 2 novembre 2025. L'objectif de la conférence est de dévoiler et d'expliquer le plan de Dieu pour la région des Grands Lacs d'Afrique centrale, tel que Jésus-Christ lui-même l'a révélé à notre sœur Marie-Esther Murebwayire. Ce plan de Dieu porte entre autres sur les éléments ci-après. Un réveil spirituel sans précédent dont l'Afrique centrale sera un foyer de départ. La gloire de l'Église des derniers temps et la gouvernance inédite du nouveau pays et la préparation au retour dans nos pays d'origine respectifs, d'où nous reviendrons vers les anciens pays d'accueil avec un message de réveil appuyé par des témoignages vivants. Nous romprons définitivement avec l'ordre ancien et entrerons dans une ère nouvelle conformément à la parole de Dieu que voici. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Et c'est dans Jérémie au chapitre 1er, verset 10. L'acte de rupture avec le passé sera posé en présence des anciens de l'Église et des hommes politiques résolument décidés à tourner le dos à l'ancien système au sein duquel ils ont évolué. Les concernés réaffirmeront leur ferme volonté d'entrer et d'œuvrer dans le nouvel ordre qu'ils auront officialisé en le proclamant publiquement. Ce sera également l'occasion de marquer officiellement le passage de témoins entre générations dans le cadre d'un projet dénommé Ruma, ainsi que la langue rwandaise pour Rwanda, Umurage utegura amateka mashya muri Yesu Kristo. Cela est par ailleurs conforme à une prophétie d'Ésaïe libellée en ces termes.
Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Et c'est dans Ésaïe au chapitre 43, versets 18 à 21. Nous vous souhaitons la plus cordiale des bienvenues. Que l'Éternel vous bénisse. Pour toute demande d'information, contactez plus 33 7 66 05 50 77 ou plus 41 7 94 51 80 05. Prophecy Fulfillment Conference. Breaking definitely with the past, turning resolutely toward the future. God's plan for the Great Lakes region of Africa is being fulfilled. We've seen what you can do, oh God of wonders. Your power has no end. The things you've done before, in greater measure, you will do again. Rwandans, Burundians, Congolese, and all of you living in different parts of the world. We, the Revealed Women of Revival, are delighted to invite you to a spiritual conference to be held in Utrecht, Netherlands from October 31st to November 2nd, 2025. Purpose of the conference: to reveal and explain God's plan for the Great Lakes region of Central Africa as Jesus Christ himself revealed it to our sister Mary Esther Murebwayire. This plan of God includes, among other things, an unprecedented spiritual revival with Central Africa as its starting point, the glory of the Church of the Last Days, and the unprecedented governance of the new country, preparation for the return to our respective countries of origin, from where we will go back to our former host countries with a message of revival supported by living testimonies. We will break definitely with the old order and enter into a new era in accordance with the word of God. See, today I appoint you over nations and kingdoms to uproot and tear down, to destroy and overthrow, to build and to plant. Jeremiah chapter 1 verse 10. The act of breaking with the past will take place in the presence of the elders of the church and political leaders who are firmly determined to turn their backs on the old system in which they have lived. Those concerned will reaffirm their firm commitment to enter into and work within the new order, which they will have made official and publicly proclaiming it. It will also be the occasion to officially mark the passing of the torch between generations, within the framework of a project called RUMA, an acronym in Rwandan language for Rwanda Umurage Utegura Amateka Mashya muri Kristo Yesu. This is also in line with the prophecy from Isaiah expressed in these words: Forget the former things, do not dwell on the past. See, I am doing a new thing, now it springs up. Do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. The wild animals honor me, the jackals and the owls, because I provide water in the wilderness and the streams in the wasteland, to give drink to my people, my chosen, the people I formed for myself, that they may proclaim my praise. Isaiah chapter 43 verse 18 to 21.
We extend a warm welcome to you. May the Lord bless you. For any inquiries, contact +33 766 05 50 77 or +41 794 51 80 05. Lord, we pray that you bless our nation. Lord, we pray that you bless our nation. Kongamano la utimilifu wa kinabii. Kuachana kwa uhakika na mambo ya zamani, kugeukia mapya kwa uthabiti kuelekea nyakati zijazo. Mpango wa Mungu kwa eneo la maziwa makuu ya Afrika ya Kati unatimizwa. Mataifa yote yatakusanyika mbele zake Bwana Mungu. Makabila yote yatakusanyika mbele zake Bwana. Sisi wanawake waliofunuliwa wa uamsho, tunayo furaha kukualika kwenye kongamano la kiroho ambalo litafanyika Utrecht, Uholanzi, kuanzia mwezi Oktoba 31 hadi tarehe ya pili mwezi Novemba 2025. Madhumuni ya mkutano huu: kufufunua na kueleza mpango wa Mungu kwa eneo la maziwa makuu ya Afrika ya Kati, kama Yesu Kristo mwenyewe alivyomfunulia kwa dada yetu Mary Esther Murebwayire. Mpango huu wa Mungu ni pamoja na miongoni mwa mambo mengine: uamsho wa kiroho ambao haujawahi kutokea huku Afrika ya Kati ikiwa mahali pa kuanzia, utukufu wa kanisa la siku za mwisho na utawala usio na kifani wa nchi mpya, maandalizi ya kurejea katika nchi zetu za asili ambapo tutarudi kwenye nchi zilizokuwa mwenyeji wetu tukiwa na ujumbe wa uamsho unaoungwa mkono na ushuhuda hai. Tutaachana kabisa na utaratibu wa kale na kuingia katika enzi mpya kwa mujibu wa neno la Mungu. Angalia, nimekuweka leo juu ya mataifa na juu ya falme, ili kungoa na kubomoa na kuharibu na kuangamiza, ili kujenga na kupanda. Yeremia sura ya 1 mstari wa 10. Kitendo cha kuachana na yaliyopita kitafanyika mbele ya wazee wa kanisa na viongozi wa kisiasa ambao wamedhamiria kwa dhati kuupa kisogo mfumo wa zamani ambao wameishi. Wale wanaohusika watathibitisha ahadi zao thabiti za kuingia na kufanya kazi ndani ya utaratibu mpya ambao watakuwa wameufanya rasmi kwa kuutangaza hadharani. Tunaomba uwepo wako uende nasi. Pia itakuwa fursa ya kuashiria uzinduzi rasmi kupitishwa kwa kijiti kati ya vizazi kama sehemu ya mradi uitwayo Ruma, kifupi cha lugha ya Kinyarwanda, Rwanda umurage mushya utegura amateka mashya muri Kristo Yesu. Hili pia ni kwa mujibu wa unabii wa Isaya ulionenwa katika maneno haya: Musiyakumbuke mambo ya kwanza, wala musiyatafakari mambo ya zamani. Tazama, nitatenda neno jipya, sasa litachipuka. Je, hamutalijua sasa? Nitafanya njia hata jangwani na mito ya maji nyikani. Wanyama wa kondeni wataniheshimu, mbweha pia na mbuni, kwa sababu nimewapa maji jangwani na mito nyikani, ili kuwanywesha watu wangu, wateule wangu, watu wale niliojiumbia nafsi yangu, ili wazitangaze sifa zangu. Isaya sura 43 mstari 18 hadi 21. Kwa furaha tunakukaribisha. Bwana kubariki. Kwa maelezo zaidi wasiliana nasi kwa namba +33 766 05 50 77
au plus 41 7 94 51 8005. Umetuita kwa jina lako, twalilia e Bwana, utukufu na uso wako, bila wewe tutashindwa, enda nasi. Rikita ya bokutisia esakweri kobukana na makasi na makambo ya kara, kobaruka na makambo ya sika na ekateri na kati ya mikoro ezari koya. Mwango ya Nzambe pona ituka ya mabeke minene ya Afrika ya katikati ezari koko kisama. Ozali oyo abongina lokumu, osungi nakoka mwa mokonzi monene azana bomoi. Ozali oyo asimbi bomoi nanga, bipai natie motema, bipai miso nangeza kotala. Basi babimisi ya Boramuki bazari na esengo ya kobengisa bino na Rikita ya Morimo. Rikita oyo ekosalema na Utrecht na Pays-Bas. Kobanda mokoro ya 31 Oktobre tina mokoro ya 2 Novembre 2025. Ntina ya Rikita yango ezali kobimisa pe korimbora mwango ya Nzambe pona etuka ya mabeke minene ya Afrika ya katikati, ndenge Yesu Kristo yemoko abimisaki yango na ndeko na biso ya mwasi Marie Esther Murebwayire. Mwango oyo ya Nzambe esangisi kati na makambo mosusu. Boramuki ya erimo oyo esalema na inote na Afrika ya nte irokora esika na yango ya kobanda. Nkembo ya ekerezi ya mikoro ya nsuka pebo ya ngeri ya mboka ya sika oyo emonana na inote. Bobongisi pona bozongi na mikiri na biso ya ebanderi, utawa pitokozonga na mikiri ya kara oyo yambaki biso na nsango ya bozongisi oyo esungami na matatori ya soro. Tokobukana penza ya morongo ya kara pe tokokokota na ereko ya sika engebene na liroba ya Nzambe. Yeba, terero oyo na pesi yo mosara pona bamboka pe na bakonzi na yango. Okozara korongora bakonzi pe kobwana bango na se. Okozara koboma bikoro pe kopanza yango. Kasi okozara pe kobongisa bamboka pe kotonga yango lisusu. Jérémie, chapitre 1, verset 10. Azwanga bomwana, mama kumama yawe, Mosara ya kobukana na makambu ya kara ekosalema na miso ya bankurutu ya lingomba pe bakambi ya politiki oyo bazali na mokano makasi ya korongola na ebongiseri ya kara oyo bafandaki. Bato oyo bakondimisa lisusu bondimi na bango ya makasi ya kokota pe kosara na kati ya morongo ya sika oyo bakozara na yango ya ndenge eyebana na kosakoraka yango na miso ya bato banso. andalanga kisi yaso Ekozara pe libaku ya kosara erembo ya ndenge eyebana koleka ya mwinda kati na bankola na kati ya proje moko oyo babengi Ruma bokuse ya monoko ya Kinyarwanda Rwanda umurage musha utegura amateka mashya muri Kristo Yesu. Yango eyokani pe na esakweri moko oyo euti na Ezaya oyo emonisami na maroba oyo. Sikoyo yawe arobiboye botika ko kanisa makambo wana yakara botika koranda makambo oyo esiereka pamba te na kosara makambo ya sika esi ebandi kutukomonana na nubo ebi yangote ya soro na kopasora nzera na kati ya esobe ya zero na kobimisa mai na mabere ya kokauka banyama ya zamba bamboa ya zamba pe bandeke maribanga ekokumisa ngai na ndenge na kobimisa mai na esobe ya zero pe baebale na mabere ya kokauka po na kwesa mai ya komera na bato ya ekoro oyo ngai na pona boye ekoro oyo ngai na saraki ekokumisa ngai. Toyambi bino na esengo nkoro apambora bino. You want to
Mpona makambo mosusu benga plus 33 7 66 05 50 77 ou plus 41 7 94 51 80 05. U hebt steeds uw trouw getoond. Deze waarheid is mijn blijdschap. Heer, u draagt de zegenkroon. U mijn helper en beschermer. U mijn redder en mijn vriend. Uw genade is mijn adem en mijn lied. Uitnodiging. Profetie Vervullingsconferentie. Definitief breken met het verleden. Resoluut richting de toekomst. Het plan van God voor de regio van de Afrikaanse grote meren wordt vervuld. Wij, de vrouwen van de openbaring van de opwekking, nodigen jullie met immense vreugde uit voor een spirituele conferentie die gepland is in Utrecht, Nederland. Van 31 oktober tot 2 november 2025. Doel van de conferentie: het onthullen en uitleggen van Gods plan voor de regio van de Afrikaanse grote meren. Zoals Jezus Christus zelf dit heeft geopenbaard aan onze zuster, Marie Esther Murebwayire. Dit plan van God omvat onder meer de volgende elementen. Een ongekende spirituele opwekking waarvan Centraal-Afrika een brandpunt zal zijn. De glorie van de kerk van de laatste dagen en het ongeëvenaarde bestuur van het nieuwe land. De voorbereiding op de terugkeer naar onze respectieve landen van oorsprong. Van waaruit we zullen terugkeren naar de voormalige gastlanden met een boodschap van opwekking, ondersteund door levendige getuigenissen. We zullen definitief breken met de oude orde en een nieuw tijdperk betreden, in overeenstemming met het woord van God. Zie, ik stel u heden over de volken en over de koninkrijken, om uit te rukken en af te breken, om te vernietigen en te verwoesten, om te bouwen en te planten. Jeremia 1 vers 10. Vul dit huis met uw glorie, vul dit huis met uw glorie, vul dit huis met uw aanwezigheid. De daad van breken met het verleden zal plaatsvinden in aanwezigheid van de oudsten van de kerk en politieke figuren die vastbesloten zijn om de rug te keren naar het oude systeem waarin zij hebben gefunctioneerd. De betrokkenen zullen hun vaste wil bevestigen om deel te nemen aan en te werken binnen de nieuwe orde, die zij officieel zullen bekrachtigen door deze publiekelijk te proclameren. Dit zal ook de gelegenheid zijn om officieel de overdracht van de fakkel tussen generaties te markeren, in het kader van een project genaamd RUMA, een acroniem in de Rwandese taal voor Rwanda, een erfenis die een nieuwe geschiedenis voorbereidt in Jezus Christus. Dit is bovendien in overeenstemming met een profetie van Jesaja, als volgt geformuleerd: denk niet meer aan de dingen van vroeger en let niet op wat oud is. Zie, ik ga iets nieuws doen. Nu zal het ontkiemen. Zult u het niet weten? Ik zal een weg banen in de woestijn, rivieren in de wildernis. De dieren van het veld zullen mij eren, de jakhalzen en de struisvogels, omdat ik water geef
in de woestijn, rivieren in de wildernis, om mijn volk, mijn uitverkorenen, te drenken. Het volk dat ik voor mijzelf gevormd heb, zal mijn lof verkondigen. Jesaja 43, vers 18 tot en met 21. Wij heten jullie van harte welkom. Mogen de eeuwige jullie zegenen. Konferenz zur Erfüllung der Prophezeiung. Haha. Endgültig mit der Vergangenheit brechen, entschieden nach vorne blicken. Gottes Plan für die Region der großen afrikanischen Seen wird jetzt Wirklichkeit. An alle Ruanderinnen und Ruander, Burunderinnen und Burunder, Kongolesinnen und Kongoleser und an euch alle, die ihr an anderen Orten unseres Planeten lebt, wir, die offenbarten Frauen der Erweckung, freuen uns sehr, euch zu einer spirituellen Konferenz einzuladen, die vom 31. Oktober bis zum 2. November 2025 in Utrecht, Niederlande, stattfindet. Ziel der Konferenz: Enthüllen und Erklären des göttlichen Plans für die Region der großen Seen Zentralafrikas, wie sie Jesus Christus selbst unserer Schwester Marie Esther Murebwayire offenbart hat. Dieser Plan Gottes betrifft unter anderem folgende Elemente: eine beispiellose spirituelle Erweckung, die auch von Zentralafrika ausgehen wird. Die Herrlichkeit der Kirche der letzten Zeiten und die beispiellose Regierungsform des neuen Landes. Die Vorbereitung der Rückkehr in unsere jeweiligen Herkunftsländer. Von dort aus werden wir dann mit einer Erweckungsbotschaft, die sich auf lebendige Zeugnisse stützt, in unsere ehemaligen Aufnahmeländer zurückgehen. Wir brechen endgültig mit der alten Ordnung und treten in eine neue Ära ein, wie es dem Wort Gottes entspricht. Siehe, ich habe dich an diesem Tag zu einem Amt ernannt, über die Nationen und über die Königreiche, um auszurotten und niederzureißen und zu zerstören und abzubrechen, um
zu bauen und zu pflanzen. Jeremia 1,10. Dieser Bruch mit der Vergangenheit wird in Anwesenheit der Kirchenältesten und jener Politiker erfolgen, die fest entschlossen sind, dem alten System, dem sie entwachsen sind, den Rücken zu kehren. Die betroffenen Personen werden erneut ihre Entschlossenheit bekräftigen, in die neue Ordnung einzutreten, der sie durch diese öffentliche Bekanntgabe einen offiziellen Charakter verliehen haben und in ihrem Auftrag zu wirken. Dabei bietet sich auch die Gelegenheit einer offiziellen Stabsübergabe zwischen den Generationen, und zwar im Rahmen eines Ruma genannten Projekts. Ruma, R-U-M-A, ist in der Sprache Ruandas eine Kurzform von Rwanda, umurage mushya utegura amateka mashya muri Kristo Jesu. Dies entspricht darüber hinaus einer Prophezeiung Jesajas, die folgendermaßen formuliert ist: Erinnert euch nicht mehr an die ersten Dinge, und über die alten sinnt nicht mehr nach. Siehe, ich wirke Neues, jetzt sproßt es auf, werdet ihr es nicht erfahren? Ja, ich mache durch die Wüste einen Weg, Ströme durch die Einöde. Die Tiere des Feldes werden mich preisen, Drachen und Töchter des Straußes, denn ich werde Wasser geben in der Wüste, Ströme in der Einöde, um mein Volk zu tränken, mein Auserwähltes. Dieses Volk, das ich für mich gebildet habe, sie sollen meinen Lobpreis erzählen. Jesaja 43, 18 bis 21. Wir heißen euch ganz herzlich willkommen. Möge der Ewige euch segnen. Alle weiteren Informationen erhaltet ihr unter +33 766 055 077 oder +41 7 9 4 5 1 8 0 0 5.